balkanization cyangwa balkanism ntabwo ari byo byabuze kugira ngo Afurika ikibwemo ibice ngo itegekwe neza cyangwa federalism kwigenga. Bityo rero Kongo y'Imana y'abanyekongo bayireke bazagira amahoro, nayo bayireke igira amahoro, hanyuma Afurika igira amahoro, abanyafurika bagira amahoro, bahanagure ibihe byabayeho, bagira amahoro. Amahoro, ubumwe n'urukundo biruta byose. Amateka n'amakuru byabayeho byaranze Afurika n'abanyafurika, abakuru n'abakiri bato. Amateka ahinduke, ave mu mateka mabi avugwa ku isi aranga abanyekongo, East African Community, Africa n'isi yose. Amateka y'ikiremwa muntu ahinduke, hanyuma Imana itwishimire, Imana yishimira abanya East Africans, abanyarwanda mwe, East African Community mwe. Iri tangazo mpuzamahanga muryumva, akarere k'ibiyaga bigari, Kongo muyireke igira amahoro, muzagira amahoro. Bityo rero nyamwiteganyiriza kazazezo, mukiteganyirize, kubera Imana ibareba ibyoroshye, kandi Imana ishimwe, ihabwe ikuzo ryayo. Yesu Kristo abahe idembe n'imitima yoroshye ishira mu gaciro. Nabi Muhammad abigenza atyo, na ba Buddha Buddha babayeho n'abariho noneho ba marayika. Imana ibareba ibyoroshye, kubera guca bugufi, korosha imitima yanyu, mukanyurwa n'akagabuye katurutse ku Uwiteka. Murakoze cyane.